Musenyeri Archevêque Lefebvre yabonye ko nta kintu kinini kiliziya iri kubivugaho, aza kwiha initiative yo gutanga ubusenyeri we ubwe, kiliziya ya Roma itabyemera. Naho ku by'igikorwa twahereyeho nahoze mbona hari amafoto yahoze asirikira, hari ifoto yahoze isirikira ngo y'abantu bari mu gikorwa, nta source yayo yizewe. Niyo mpamvu hano kuri Emipro ntabwo twayishyira ngo tuyibagaragarize, nta source yayo yizewe, cyane ko n'icyo cyitwa igikorwa kitarajya ku mugaragaro, kiliziya itaracyemeza, cyangwa se ngo bideklare ngo bavuge ngo twebwe turi igikorwa turabana. Ifoto yahoze isirikira abantu benshi, ntekereza ko banayibonye, irimo abapadiri benshi. Inshuti bakunzi ba Emipro Media, turabasuhuje. Kristo Yezu akuzwe. Hari umuntu ugize kwandika muri commentaire ngo tujye tubanza kubasuhuza ngo Kristo Yezu akuzwe, ubwo ndasuhuzana n'ikirize iteka ryose. Mereye kuri cyo cya commentaire kubera ko n'ubundi arizo tugiye guheraho. Hari ikiganiro cyaciye kuri chaîne ku cyumweru kivuga kuri association igikorwa, bikaba byari byaciyeho biturutse ku butumwa nyiricyubahiro Musenyeri Hakizimana Celestin, umushumba wa diocese ya Gikongoro, yatangiye Ikibeho ku itariki 2 z'uku kwezi kwa kabiri, ku munsi wa ngaruka mwaka w'abihaye Imana cyangwa se wabiyeguriye Imana. Bavuga kuri icyo kintu ngo cyaje muri Kiliziya Gatolika cyitwa association igikorwa, kikaba kirimo abapadiri, ababikira, abihaye Imana mu zindi nzego, abafreri ndetse ngo n'abarayiki. Ni ubutumwa yatanze rero mu misa abivugaho. Hari commentaire mwagiye muduha, twagerageje kuzinyuramo. Rwanditse ngo nyamara dusabire Kiliziya hamwe n'abihaye Imana ngo ese niba icyo gikorwa ari cyiza ko kiba kigize ibanga, igisubizo nta kindi nuko ibyo bakoreramo ari amahano. Undarandika ngo Nyagasani rengera Kiliziya yawe. Undarandika ngo refuser de répondre c'est répondre. Association igikorwa mu bushobozi bwiza bwa Kiliziya imurikiwe na Roho Mutagatifu, bayisesengure kandi bayicukumbure, batumenyere ikihishe muri ryo banga bakoreramo, hato ejo ikiri ibanga kitazahinduka ibamba. Roho Mutagatifu abayobore. Tubutsa ko byinshi bijyanye nayo muraza kubireba ku kiganiro cyatambutse ku cyumweru kuri iyi chaîne, ikiganiro twagiranaga na Padiri Dominique Mundere. Abenshi ndumva bamuzi, yahoze ari umuyobozi wa Radio Maria Rwanda, ubu akaba yiga ibijyanye na media, sinzi ko niba nabyita itangazamakuru n'ubundi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Undi yanditse ati ariko ibi ntabwo ari kimwe mu buhanuzi bwa Kibeho. Bavandi dusenge kandi duharanire guhinduka. Undi ati nta gihishwe kitazajya ahagaragara, ubwo tuzabimenya. Undi ati karabaye Kiliziya we. Undi ati aha wasanga rero biriho da, ariko Imana irinde Kiliziya. Undi yanditse ngo umva indirimbo zituje zihurira, ibi ntaho bihuriye nabyo. Undi yanditse ngo icyo nizeye icyo nuko Kiliziya ya Yezu itazatsindwa, n'abakorera sekibi ineza aho iri hose izatsinda. Undi ati icyo gikorwa se gikorera hehe? Niba gituruka ku Mana kizigaragaza, kandi niba kidaturuka ku Mana nabyo bizigaragaza. Ameze nk'uwunze mu ijambo rya Musenyeri Celestin Hakizimana, kuko nawe yaravuze ati abantu bakirimo bagifite amakuru nibaze batubwire niba ari cyubaka tugihe umugisha gikorere muri Kiliziya, niba ari kibi kirimo tukirwanye, niba ari cyiza tugitize amaboko. Undi ati hari iyindi yitwa Dusabirane ifite ibyiciro, nayo muzatubwire niba iri muri Kiliziya. Iyo ni nshya buriya nayo tuzari, ariko Dusabirane ndikumva cyaba ari ikintu cyiza. Dusabirane
by'igikorwa ndabona ubizi, fasha kiliziya y'u Rwanda. Ubwo uyu ndumva yarashaka kubwira Padiri Mundere Dominique ahari. Undi ati murakoze cyane. Undi ati njye ndumva ari Opus Dei, yahindi ivugwa muri Da Vinci Code. Iyi Opus Dei nayo turaje tuyivugeho, nayo n'undi muryango. Undi ati gikorerwa hehe, gikora iki, ko abana ba kiliziya bagombye kunga ubumwe, kuko kiliziya igizwe n'urukundo, impuhwe n'ubumwe. No mu gitambo cya misa ntagatifu dutura buri munsi, umusaseridoti aravuga ati nyagasani turagusaba twiyoroheje ngo abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Undi ati iyo association nihagarare mu izina rya Yesu. Undi ati igikorwa Operation en dehors du système opératoire. Undi ashyiraho udutima. Undi ati igikorwa nibwo nacyumva ariko ndumva kitumvikana neza ngo ni mwibanga, ashyiraho udutangaro 4. Undi ati dukunda ibiganiro mutugezaho. Undi ati none se kuki bakorera mwibanga koko? Niko bimeze. Ni igikorwa se ni groupe isenga cyangwa bakora n'ibindi? Undi ati urakoze Padiri ku bisobanuro byiza uduhaye. Undi ati iraguye Babiloni ikomeye, bwoko bwanjye ni muyisohokemo mujye mu gikorwa. Reka da. Uyu hari undi wamusubije ati cyore ushobora kuba ufite amakuru dusobanurire. Undi ati ubwo byamenyekanye ntibabirandure muri kiliziya y'u Rwanda. Uyu nawe bamusubije ngo urabeshya cyane. Undi ati mutubwire kirimo amafaranga. Undi nawe aramusubiza ngo batubwire pe. Undi ati ndumva bakora nka Opus Dei. Opus Dei ni yindi tumaze kuvugaho, tugiye kugarukaho n'ubundi muri make. Abayizi nayo nuko ikora kandi irakomeye cyane, donc bakorera mu ibanga rikomeye cyane. Uyu muntu ashobora kuba afite amakuru atari yo kuri Opus Dei, kuko Opus Dei wo n'umuryango wemewe na kiliziya. Yakomeje ati niba badakora ibibi babihishira iki? Gusa hari na groupe z'amasengesho ziri gukora mu bintu by'ubwihisho, cyangwa se bagashyiraho amafaranga kugira ngo bakumire abantu. Hari abasengeraga muri hoteli, ubu bimukiye Kacyiru mu kigo cy'abapadiri. Muzadufashe gushishoza mbo ibi nabyo ni bishya, buriya nabyo hari bizamenyekana. Uyu bahise bamubaza ngo iyo Opus Dei ikora ite, ni ya hehe? Ibyo turaje tubirebeho mu kanya. Ati mutubwire kirimo amafaranga. Muri make commentaire mwagiye mutugezaho kuri kiriya kiganiro ni izo ngizo. Ariko hari umuntu wakomoje kuri Opus Dei. Opus Dei ni n'umuryango, nabyo tukari nk'umuryango washinzwe mu 1928. Uwo ukorera mu kwa kiliziya. Ufite intego, niba umuntu yabyita nk'intego yo kuvuga ngo abantu bahubamo wo guhindura ubuzima bwa buri munsi isengesho. Muri make Opus Dei wo n'umuryango wemewe na kiliziya vraiment. Bariya bavuze ko ukorera mu ibanga ntabwo ari byo, barawitiranya kuko n'ikimenyimenyi uwawushinze bazi kubabwira ko washinzwe mu 1928 washinzwe na Mutagatifu Jose Maria Escriva washingiye mu Butaliyani. Urumva ko n'uwawushinze yawushinze akiriho, ariko na nyuma kiliziya yaje kumugira umutagatifu. Ndumva yarabaye mutagatifu umwaka ntabwo nkwibuka neza. Urumva abantu bawitiranyije iriya Opus Dei. Ahubwo iyo Opus Dei abantu bashaka bajya kubishakaho andi makuru. Ahubwo ubu ndagira ngo tuvuge noneho ku kindi kintu. Nawo n'umuryango usanzwe uriho ariko unakomeye, ariko urivuruma abapadiri n'abasenyeri, ariko mu buryo kiliziya itemera. N'umuryango witwa ngo Fraternité Sacerdotale de Saint Pie X.
ngo ni umuryango w'abasaseridoti ba Mutagatifu Piyo wa cumi. Ni umuryango nawo umaze igihe kinini, kubera ko wavutse gato nyuma ya konsili ya Vatikani ya kabiri. Konsili ya Vatikani ya kabiri, ababizi cyangwa se n'abatabizi katubabwire, yari inama nkuru ya kiliziya. Muzi ko kugeza ubu ngubu hamaze kubaho konsili za Vatikani zigera ebyiri. Iyo ya kabiri niyo iheruka, yabaye kuva mu 1962 irangira mu 1965. Yamaze imyaka 3. Ndaje nyigaruke mu gihe iya mbere yari yaratangiye mu 1869, ariko ntiyarangira kubera intambara yahuzaga intambara yahuje Ubufaransa n'Ubudage mu mwaka w'1870, iyo bita Franco-Prusse War. Katwigarukire kuri ama ya konsili ya Vatikani ya kabiri rero, nkuko nari maze kubivuga, yatangiye mu mwaka w'1962, itangizwa na Papa Yohani wa 23. Nyuma yaje gukomezwa mu mwaka w'1963, Papa Yohani wa 23 yaje kwitaba Imana, asimburwa na Papa Paul wa gatandatu. Arayikomeza inama nkuru ya Vatikani ya kabiri, cyangwa se konsili ya kabiri ya Vatikani, iza kurangira mu 1965. Urumva ni inama yamaze imyaka 3. Birumvikana ko imyanzuro yafatiwemo yari kakaye kabisa. Hari umuntu twaganiriye ejo bundi ariko imyaka 3 abantu bavugaga ku mihango yo gusoma misa cyangwa iki, kubera ko nicyo yibandagaho cyane. Imwe rero mu myanzuro yayo niyo itarumvikana, ntabwo nabyita ko itumvikanweho, kuko abayirimo bose barayisinyeho, ariko nyuma haza uwari archevêque w'i Dakar. Dakar ni muri Senegal. Yari Musenyeri Lefebvre. Musenyeri Lefebvre w'Umufaransa niwe wari archevêque wa Dakar muri Senegal icyo gihe. Aza kutagira bimwe mu myanzuro y'inama ya Vatikani ya kabiri atemera, cyangwa se we mu myumvire ye ntabwo ari kuvuga ngo kutabyemera nko guhakana, ni ikibazo cy'imyumvire, nko kuba abakristo abarayiki bagira uruhare runini muri liturujia, nko gusoma amasomo, guhereza n'ibindi. Mu gihe mbere ya konsili ya Vatikani ya kabiri uruhare rw'abarayiki rwari rutoya. Ikindi ni misa mbere ya konsili ya Vatikani ya kabiri yabaga mu Kilatini ku isi hose. Nyuma rero inama ya Vatikani ya kabiri yemeza ko misa igomba kujya isomwa mu rurimi runaka rw'igihugu runaka cyangwa se rw'agace runaka, ndetse binajyanye n'umuco wabo. Iyo rero ni imwe mu myanzuro n'indi myinshi Musenyeri Lefebvre atagiye yumvikanaho na kiliziya. Ubwo nyuma yo konsili, nyuma yo kutumvika y'imyumvire yo kudahuza n'iyo myanzuro, yaje gushinga umuryango awita Fraternité Sacerdotale de Saint-Pédis. Impamvu bawitiriye Mutagatifu Piyo wa cumi, Mutagatifu Papa Piyo wa cumi, mbibutsa ko ni papa wayoboye kiliziya gatolika kuva mu 1903 kugeza mu 1914. Akaba yari umupapa warwanyije cyane modernisation muri kiliziya, cyangwa se niba umuntu yabyita nk'iterambere cyangwa se inyigisho ziteye imbere muri kiliziya. Icyo gihe muri kiliziya icyo gihe hari inzaduka nyinshi cyane, dore ko hari no hafi mu ntambara ya mbere y'isi. Muri uwo mwaka yayoboye muri iyo myaka y'intambara ya mbere y'isi kugeza mu 1914. Rizuma na nyuma yaho aza kuba umutagatifu mu 1950, ariko inyigisho ze zibandaga cyane ku gukomera ku mihango ya kiliziya uko yahoze kera. Niyo mpamvu
umuryango bawo bawitiriye mutagatifu Papa Piyo wa cumi, nuko nabo bagamije gukonseriva imico ya kiliziya uko yahoze kera. Uwo muryango rero umaze gushingwa, hari ku bwa Papa Paul wa gatandatu nk'uko twabivuze. Papa Paul wa gatandatu yaje kwitaba Imana, ariko kugeza icyo gihe ntabwo bari bagahuje, ariko bo ntabwo bidekaraye ngo bavuye muri kiliziya, nta schisme yabayemo ngo bavuge ngo bikuye kuri kiliziya, ahubwo bakomeje gusaba kiliziya ko ibemerera gukomeza gukonseriva imico ya kiliziya ya kera. Bo n'ababagiye inyuma birumvikana, yari archevêque w'i Dakar, yari umuntu ukomeye, akaba yaranahagarariye kiliziya y'Ubufaransa muri Afurika, yarashinzwe agace ka Afurika y'Ubufaransa pardon, k'icyo gihe. Ubwo ni biriya bihugu byo muri West Africa byinshi murabyumva, akaba ari wahagarariye kiliziya muri ako gace ka Afurika y'Ubufaransa, niko bayitaga icyo gihe. Nyuma rero Papa Paul wa gatandatu yaje kwitaba Imana, ntacyo barageraho bo hamwe na Musenyeri Lefebvre. Nyuma yaje gusimburwa na Papa Yohani Paul wa kabiri mu 1978. Papa Yohani Paul wa kabiri we rero byahumiye ku mirari cyane, ko we noneho yazanye principe y'uko abakristu, ubumwe bw'abakristu biri no ntabwo ari wabizanye cyane nubwo yabikomeye, ariko biri no mu myanzuro y'inama ya Vatikani ya kabiri. Ubumwe bw'abakristu, ubwo ni ndi umukristu, ndi umukatolike, bariya n'abaprotestant n'abakristu. Icyo kintu rero muzi ko Papa Yohani Paul wa kabiri we yagikomeyeho cyane, bigeze naho yagiye no gusengera mu musigiti. Icyo gihe byari nabyita ko byari nk'ikintu gishya, ariko kuri aba ngaba bo rero byabaye sakirirego kugeza ubwo byatangiye korohamo gakeya mu 1982, muri 1981 gutyo na 2 na 3, ubwo Cardinal Papa Benoît XVI, ubwo yari Cardinal Joseph Ratzinger, ntabwo yari yakabaye papa, yashyizwe mu nama ya Vatikani, ndetse nyuma yaje no kugirwa umuyobozi wa komisiyo ishinzwe inyigisho n'umuhamagaro, inyigisho n'amasakramentu n'inyigisho z'ukwemera. Yaje kugirwa umuyobozi wa komisiyo ishinzwe inyigisho n'ukwemera muri Kiliziya Gatolika nyinshi. Nyuma we baje gusa nk'abatangiza ibiganiro, ariko birumvikana Benoît XVI ntabwo yari papa, ariko yagize uruhare runini mu biganiro bagiranye n'iyi communauté n'iyi fraternité sacerdotale de Saint-Pédis. Uretse ko mbere yaho gatoya Musenyeri Archevêque Lefebvre yabonye ko nta kintu kinini kiliziya iri kubivugaho, aza kwiha initiative yo gutanga ubusenyeri we ubwe, kiliziya ya Roma itabyemera. Afite bamwe mu bari abapadiri bakurikiye ibitekerezo bye, abaha ubusenyeri we ku giti cye. Ibyo ndumva ni mu 1979 nibwo yafashe initiative yo gutanga ubusenyeri ku giti cye. Ibyo rero bibaye urumva byabaye sakirirego, aza gukorerwa icyitwa excommunication, aza gucibwa muri Kiliziya Gatolika. Ariko nyuma nyuma yo kuba excommunié, baza gukomeza kugirana ibiganiro na Kiliziya kugira ngo barebe niba hari uburyo Kiliziya yabaha uruhare rwo gukomeza gukonseriva. Ariko biza kurangira muri 2005 Papa Yohani Paul wa kabiri atabarutse, ntacyo barageraho. Nyuma rero Papa Benedicto wa 16 azaho ku bupapa. Icyo gihe bagirana ibiganiro, bashyira komisiyo ishinzwe kugirana ibiganiro. Muri 2009 baza kubakuriraho iyo bari baraciye muri Kiliziya 2009, baza kubikurirwaho, barongera bagaruka
mu murongo wa kiliziya, ariko nubwo bari baraciwe muri kiliziya, bo barakomeje gusoma misa nk'ibisanzwe. Nabo basenyeri yashyizeho barakomeza barakora, bakora ubutumwa bwa kiliziya. Nta kibi bigishije, nta kibi bigeze bigisha, uretse ayo mahame amwe n'amwe batemeraga yaturutse muri konsili ya Vatikani ya kabiri. Nyuma yaho baje gushinga n'amaseminari, bafite n'umuryango w'ababikira Musenyeri Fleuve yashinze afatanyije na mushiki we, nabo bose biyambaza bise ba Mutagatifu Pio X. Nyuma yaho rero ku bwa Benoit ibiganiro bigenda neza, bakomeza kugenda bashyiraho imirongo ku buryo bya igihe runaka bazemerwa nko muri kiliziya mu buryo bwuzuye, ariko bagakomeza kujya batura igitambo cyangwa se bakora ubutumwa bwabo mu buryo buri bw'abakonseri, mu buryo wakwita ko ari bw'abakonservateri, reka mbyite gutyo. Ibiganiro bigeze kure rero, Papa Benoit XVI nawe aza gusezera ku bupapa, asimburwa na Papa François. Papa François agezeho nawe, ubwo ndi kugenda mvuga muri make imibanire yagiye iranga iyi Fraternité Sacerdotale de Saint Pie X n'abapapa mu bihe bitandukanye. Papa François we bigeze aho, nubwo ibiganiro bitafashe umwanzuro ufatika byo ku bwa Benoit XVI, Papa François iyo komisiyo yari yarashyizweho yayikuyeho, ariko niba nabita ko yashatse kubyigiramo we ku ruhare rwe, kuko nk'icyo gihe yabemereye kujya batanga n'amasakramentu, abemerera ko isakramentu ryo gushyingirwa n'isakramento rya penetensiya, ayo masakramentu yatanzwe n'abapadiri bo muri uwo muryango, ayo masakramentu kiliziya y'i Roma yemeye. Papa François ubwo bimera gutyo, yemera amasakramentu, wenda batekereza ko hari n'indi ntambwe izaterwa, ariko aza gutabaruka nawe nta mwanzuro ufatika ugezweho. Ubu ngubu rero hari Papa Leo wa 14, birumvikana amaze igihe gitoya, nta kintu kinini aratangaza kuri uyu muryango, ariko byabaye nk'ibitunguranye. Ejo bundi ku itariki 2 n'ubundi ku munsi w'abihaye Imana, muri misa yaturwaga mu iseminari yo hano, mfite itangazo ry'uwo muryango ryo basohoye ku itariki 2 ku munsi w'abihaye Imana. Nanone misa yaturirwaga mu iseminari yabo yo bafite mu Bufaransa. Padiri David Pagliarani niwe muyobozi w'uwo muryango ubu ngubu, yatangaje ko ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu muri uyu mwaka turimo wa 2026 bazatanga ubwepiskopi. Nibyo umuntu uyobora ubu ngubu ni umupadiri, ntabwo ari umusenyeri, ariko bafite n'abasenyeri ubu ngubu. Muri abo basenyeri 4, Musenyeri Marcel Lefebvre yatanzeho ubusenyeri, 2 bitabye Imana, nawe yitabye Imana. Musenyeri Marcel Lefebvre, I mean archevêque mu Kinyarwanda, ubwo ni archiepiscopi, ariko n'ubundi ni musenyeri. Nawe yaje kwitaba Imana mu 1991, ariko yarakiri umuyobozi w'uwo muryango, aza gusimburwa n'uwitwa David Falay. Nyuma nawe yaje kwitaba Imana. Uwo muryango ubu ngubu uyobowe na Padiri Pagliarani David. Musenyeri Marcel Lefebvre yasimbuwe na Bernard Falay, ntabwo ari David niwe uyoboye ubu ngubu. Yatangaje rero ko bazatanga ubwepiskopi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ku bapadiri babo ngo 5. Kugeza ubu ngubu mu minsi ku itariki 3 The World Catholic News yari yanditse ko hari ibiganiro biteganyijwe hagati ya Vatikani ntabwo nzi niba umuntu yabyita congregation y'umuryango wa Fraternité Sacerdotale Saint Pie X,
ariko kugeza ubu byari ibiryo nkuru y'ibyo biganiro ntacyo Vatikani irabitangazaho. twagize igitekerezo cyo gukora kuri uyu muryango rero, kubera ibi abantu bari kugenda bavuga ngo kiliziya iraguye. No, ntabwo kiliziya iguye. Kuva kiliziya yabaho ibi bintu byahozeho. Twumvise uyu muryango uyu turi kuvuga wa Fraternité Sacerdotale Sans Pudis, mwumvise ko n'umuryango ufite imbaraga, ariko uriho na kiliziya iriho, kandi nawo uri muri kiliziya, ntabwo wigeze utandukira ngo ushake kuvuga iki. Twumvise Opus Dei n'umuryango wemewe kugeza ubu ngubu. Abari bashyize muri komanteri ngo ikorera mu bwihisho. No, ntabwo ikorera mu bwihisho, ni umuryango uzwi, ahubwo nuko hano muri Afurika cyangwa se hano mu Rwanda imiryango ntabwo nzi impamvu itahagera cyane, ariko ufite nk'umuntu muziranye w'umukatolike cyangwa umupadiri cyangwa se umunyeshuri cyangwa undi muntu uwo ari we wese wagiye i Burayi, cyane mu bihugu nk'Ubufaransa n'Ubutaliyani, iyi miryango ibaho, iranakomeye cyane, iranakora cyane pe. nta gikuba cyacitse mubabaza aho mufite babayo bababwira amakuru. Urumva nk'iyi Fraternité Sacerdotale Sans Pudis bafite n'amaseminari, bafite umuryango w'ababikira, bafite n'abafureri, urumva bafite ibintu byose, bafite buri kimwe cyose, mbese nk'uko kiliziya nayo ya Roma ibikora. Ubwo igitegerejwe ni ibiganiro bashobora kuzagirana na kiliziya kugira ngo ibyo bakora byinjire mu murongo wa kiliziya, cyane ko nta kibi bagamije mu byo bakora. Bo icyo batahuje na kiliziya ni imyanzuro imwe n'imwe ya Concile ya Vatikani ya kabiri, cyane iyashatse gusanisha kiliziya n'isi. Ni icyo ngicyo. Naho ku by'igikorwa twahereyeho, nahoze mbona hari amafoto yahoze asirikira ngo y'abantu bari mu gikorwa, nta suruse yayo yizewe. Niyo mpamvu hano kuri Emipro ntabwo twayishyira ngo tuyibagaragarize, nta suruse yayo yizewe, cyane ko n'icyo cyitwa igikorwa kitarajya ku mugaragaro, kiliziya itaracyemeza, cyangwa se ngo bidekarare ngo bavuge ngo twebwe turi igikorwa turabana. Ifoto yahoze isirikira abantu benshi, ntekereza ko banayibonye, irimo abapadiri benshi, niyo ngo bakomeye abapadiri. Icy'ingenzi ni ubutumwa, ntabwo bavuga ngo umupadiri runaka wenda ngo arakomeye kubera ubutumwa akora, ariko nabonye abapadiri bo mu madiyoseze atandukanye, ariko ntabwo twayibereka kubera ko nyine nta suruse yizewe, si kiliziya yayitangaje, si ba nyir'ubwite bayitangaje. Ni ifoto yagiye abantu bahererekanya ngo dore ngo abapadiri ngo bari mu gikorwa n'iki. Ariko imiryango yindi yo twari dukomeje kuri Opus Dei irahari rwose, nubwo hari ibyo baba batemerekanyaho na kiliziya ya Roma, ariko imiryango irakora. Mubaze abo mufite babayo bababwire byinshi kuri yo. Muri make cyari icyo ngicyo. Ubwo muraza kuduha n'ibindi bitekerezo muri komanteri, mutubwire ibibazo aho twababariza niba ari bishoboka. Turabashimiye cyane, murakoze. Nge nari Chris Gara.